akajya ngira inama zibaho, ni inama zibaho zikomeye, ikintu mama atigeze angiramo inama. Aranyegera ngira inama, aba mama wanjye wa kabiri, ku buryo ari nawe waje kumushyingira, yabaye marene, aba umubyeyi wanjye, ni byose ubuzima bwanjye niko nabivuga. Ubwo nza kujya mu kazi Kibagabaga, niwe muntu wa nyuma nakoranye nawe w'umukobwa w'umurundi kazi. Turabana, tumaze kubana, wa mubyeyi wa mbere umwe twabanye akajya kuba mu Ruhango, aza kumpamagara, arambwira ati se ko twagiye dusengana kenshi, Imana ikavugaho ibintu bikomeye, Imana ikavuga ko iguhaye urugo, ikubakiye. Arambwira ati hari umusore vuga ngo wenda hari igihe nabitekerejeho, ndavuga nti ese ntibishobora kuzambera ikibazo kuba nabana n'umusore wize, nge ntarize, amashuri yanjye nagerageje kwiga, wenda nta kintu gikomeye cyane cyayavuyemo, biza kuntera ikibazo. Ariko ndangije ndavuga nti niba ari Imana ibikoze, niba ari Imana inyubakiye, byanze yiheba no kwiganyira, abona yuko ubuzima butazahinduka. Ntabwo ariko bimeze, ubuzima burahinduka, byose ni Imana ibikora. Imana ijya igirira neza umuntu, niyo waba uri mu kazi ko mu rugo, gira gukomera, kandi muri ako kabihe ibi bihugu nzabyibagirwa. Ese nshobora kubaka bino bintu bigahinduka nkabyibagirwa? Nyine narahasuzuguriwe cyane, noneho bareba n'ukuntu ndi mukuru bikaba ikibazo, bakavuga ati se umuntu ungana gutya, nyine kubera ukuntu nanganaga nkasuzugurwa ku bw'icyo kintu, umuntu akabona ko bitari bikwiriye, kandi n'ubundi ndi mu rugo rwe nta kintu yabihinduraho. Rero narahasuzuguriwe cyane, niyo mpamvu kenshi iyo nsenga njya nsengera abakozi bo mu rugo, kuko ni ibihe nabayemo, ni ibihe byankomereye, binsaba yuko nabasengera nabo, hakagiramo abantu Imana itabara, Imana ikaba bugufi. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Shimye kandi mbahaye ikaze mwebwe mwese bakunzi ba Rwanda Gospel Show. Imana ibaho umugisha. Uyu munsi ntibisanzwe, ndi kumwe na Imana Irahari TV, Mama Edwin Official. Abantu bose mudukurikiranye aho muri hatandukanye, mu impande z'isi zitandukanye, Imana ibahe umugisha cyane. Amazina yanjye nitwa Jerry, nk'uko bisanzwe tugiye kubana muri ibi biganiro tubategurira. Ndabizi isi ntabwo biba byoroshye, uyu munsi ushobora kuba uri heza, ejo ukaba ntumeze neza. Rero tuba twaje kugira ngo tuvuge imirimo Imana yakoze, imirimo ikomeye, kugira ngo nawe ukiri mu butayu nk'uko dukunda kubivuga, ugire gushira amanga kandi wizere yuko uzatabarwa, kuko natwe aho turi hari ahandi twahoze, hari aho Imana yatuvanye, kandi hari naho iri kutwerekeza. Ni muri urwo rwego rero ndi kumwe n'umubyeyi, ndakwakiriye cyane. Murakoze cyane. Amahoro. Amahoro cyane kuri Yesu. Yego, wambaye neza cyane. Murakoze. Yego. Ese buriya biba byemewe kubwira umugore w'abandi ngo ni mwiza? Nta kibazo, nta cyaha kirimo, nta cyaha kirimo, kire kubivuza ufite nk'ikindi kintu ugamije, ariko kubivuga nta kibazo. Kubivuga nta kibazo. Yego, uri mwiza. Murakoze cyane. Wamwenyuye mbona gutyo sha. Rakoze cyane. Yego, Imana ni nziza, ifata ibitagira ishusho ikabiha ishusho, ifata ibitaremetse ikabirema, ikabikomeza, ikabivanamo ikintu gikomeye cyane. Ndakwakira udusengere ubundi tuza mu kiganiro. Murakoze cyane. Mana tugushimiye neza n'urukundo ugira. Muri aka kanya tugarutse imbere yawe, reka Nyiringabo Imana umanuke ubane natwe, tuje mu kiganiro, bana natwe, Mwuka Wera bane natwe, reka Mwuka Wera ganze. Uwiteka Nyiringabo Imana, abantu abari bo bose badukurikirana, basabiye umugisha, kandi Uwiteka mbasabiye guhinduka, basabiye guhindurwa n'amagambo tugiye kuvugira hano hantu. Reka ubane natwe kandi utugirire neza, nusozanya natwe turagushima, none n'iteka ryose. Amen.
amen amen. Reka twibwire abadukurikiye, wenda harimo abasanzwe bakuzi, ariko ntitwirengagize wenda ko hari n'abashobora kuba bakubonye ari ubwa mbere. Amazina ni amazina ni Imana Chantal. Nkunda kubivuga, ndi umugore ufite umugabo n'umwana. Yego, Imana yakugiriye neza. Imana yangiriye Ni byiza cyane. Njya numva nakuze, sinzi nimba ubu ngubu byarabaye smart, ariko muri analogue kera numvaga abakobwa bafite inyota, ukavuga ati ninkora umugabo wanjye ukumva ko the biggest success ari ukuba afite umugabo. N'ubu biracyabaho? n'ubu biracyabaho, ariko ntabwo bikibaho cyane ku bantu benshi, kuko hariho, niba wenda ari imyaka tugezemo, hari igihe uba kumva umwana w'umukobwa arakubwira ati njye nta gahunda mfite yo gushaka umugabo, njye nta gahunda mfite yo kubaka. Rero urumva ntabwo bakibiha agaciro cyane nka kera. Yego, usanga ari kubera iki batabiha agaciro nka kera, kandi ari cyo Imana yaremye. Ngira ngo umuryango Imana irawishimira, Satani akawurwanya. Ngira ngo kuba Imana yarema ni nayo yashyizeho umuryango. Kubera iki batakibyishimira cyangwa batakigira inyota yo kuba baba proud yo kuba bazagira umuryango? Ni ukuvuga ngo hari igihe biba biterwa wenda n'umuryango avukamo, cyangwa se akabona uburyo ababyeyi babo, akavukira mu muryango. Akenshi ni abavukira mu muryango uba utameze neza, cyangwa se uba udashize hamwe, utumvikana, akaba yareba wenda nk'amakimbirane, akareba uburyo ki bagenzi biwe cyangwa se nk'abantu bubatse ubona bashwana, bakora amadivorce, ukumva nyine afashe umwanzuro umeze gutya, akavuga ati ngewe nkurikije ibintu mbona, nkurikije ibintu ndeba, ntabwo njye nashaka umugabo. Yego, uyu munsi tuje kuvuga ikintu gikomeye. Buriya amateka cyangwa ubuhamya ni ikintu gifasha benshi cyane, kigakomeza abandi. Hari ukuntu nagiye numva ubuhamya bwawe bwankozeho, ndavuga nti nzakwishakira ndeke kumva ibyo abantu bavuga. Buriya inkuru mbarirano iratuba, ariko iyo yibwirirwa na nyiri inkuru ubwawe ubwe akabikwibwirira, akabiva umuzi, birakunda. Uri umudamu, ariko ndagira ngo tugaruke inyuma. Mbere y'uko uri umudamu, inzira wanyuzemo kandi wizera Imana kugira ngo Imana izakubakire, ikugirire neza, nibyo dushaka kugira ngo dusangize njyewe n'abadukurikiye bose, kugira ngo bakuremo ibibakomeza, bakuremo ibintu by'ingenzi, kugira ngo n'uri muri situwasiyo nk'iyo wanyuzemo akomere, ashikame, kandi akomeze asenge, yizere ko hari ikizahinduka kandi hari ikizaba cyiza kubwo kwizera no gusenga. Yego, murakoze cyane, ndabashimiye. Ni ukuvuga ngo njyewe mvuka ahitwa Iburasirazuba mu karere ka Kayonza, Inasho. Yego, niho mvuka. Njye rero navukiye mu muryango w'ababyeyi basa naho badahuza. nza kubaho, sinagira umugisha wo kwiga ngo ngere kure. Niga amashuri, niga guhera mu wa mbere kugeza mu wa gatanu, ndekera aho, ariko mbirekeshejwe n'uko ababyeyi badahuza. Ubwo rero bimaze kumera gutyo, bakajya banca intege, bakambwira n'undi niba ukarangiza nta kigenda, n'ubundi n'ubundi n'abarangije. Nta bandi bavandimwe mufite? Abavandimwe turabafite, hari umwana wa kangahe? dufite abana 5, Yego. ngenda uwa 3. Yego. Noneho urumva uwo nkurikira yasaga naho arangije mu wa 3 segonderi, barangije kubwo kutumvikana ntibamwishyurira ishuri. Ubwo arahavaza mu mujyi wa Kigali, amaze kuza mu mujyi wa Kigali ajya mu gisirikare. Ariko mbere yuko ajya mu gisirikare abanza kunkura mu rugo, arambwira ati n'ubundi ishuri warivuyemo, n'ubundi ntabwo ukiga, kandi uba ukeneye ibigufasha, ukeneye ibikoresho, ukeneye imyenda, va mu cyaro uze i Kigali, uze n'ubundi gushakira akazi ukore, noneho ubone ibizajya bigufasha uticaye mu rugo. Ndaza usanga aba Kicukiro, andangira akazi ko muri resitora. Noneho arangije, ubwo mukuru wawe niwe waje Kigali imbere yawe? oya, ni musaza wanjye.
turi abakobwa babiri n'abahungu batatu. yego Umukobwa mukuru niyo mfura, hagakurikiraho uwo muhungu, hagakurikiraho njyewe. yego Ubwo akazi maze kageramo ahita ajya mu gisirikare, agenda ntabizi, ntangira nyine kujya nirwanaho, akazi nakavaho nkashaka kandi ninjira mu kazi ko mu rugo gutyo. yego Ndagakora imyaka isa naho ibaye myinshi, ariko no mu icyo gihe mba mu ntara ntabwo narasengaga, nari umwana usenga, ndi umuririmbyi. Izo ndangagaciro ziranga abakirisitu n'ubundi narazikomeje. Imana ikomeza kubana nanjye, ikomeza kungirira neza. Igihe rero kiza kugera, mbona umuponso witwa Minyoni. Apostle Minyoni. Numva bamwe bamwita ponso. Yego, ubwo ni indimi zitandukanye, hari apotre na apostle, byose ni bimwe, nuko hari indimi zitandukanye. Yego, ubwo rero nza kuza kujya mukurikirana, nkumva ukuntu abwiriza, nkamwumva umwaka urimo urarangira nko mu y'iminsi mikuru, akumva amagambo avuga, ayo magambo akankomeza, kongera nkajya mvuga ihise. Ni nk'irihe ryagukomeje cyane mu yo yakundaga kuvuga? Hari ibintu yakundaga kuvuga, akavuga ngo Imana igiye gukora ibintu by'imbaraga kandi igiye gukora ibitangaza byivugira. Yego. Rero iyo yakundaga kuvuga gutya, akavuga ngo umuntu ukeneye gukora ubukwe, Imana ikoreye abantu amakwe, Imana itanze amazu, nyine ukumva arahumuriza abantu, akavuga ati Imana igiye gukora ibintu byivugira, Imana igiye gukora ibitangaza byivugira. Nkomerera aho ngaho, nkajya mukurikirana ndi mu kazi ko mu rugo, nkakurikirana uburyo kiyatora. Wabonaga uburyo mukurikira se? Wabonaga uburyo mukurikira, wari ufite touch? Kubera yuko abantu namwe mbana nabo ntabwo nigeze mbaremerera, numvikanaga nabo ku buryo abenshi ntabwo bambuzaga kujya muri salo, cyangwa se wenda kuba nareba televiziyo, cyangwa se nkakoresha na telefone. Naba nta telefone mfite, nkamukurikirana kuri YouTube, kuri televiziyo bisanzwe. Ubwo rero nkomeza kumwizereramo, ndavuga inti byanze bikunze ibintu Minyoni avuga ni byo, ibintu Minyoni avuga bizasohora. Nkomera gutyo, nkajya mbabazwa nyine nkihangana, nkababariramo nkihangana, ariko nkavuga inti byanze bikunze niba avuze yuko Imana igiye gukora ibitangaza byivugira, byanze bikunze Imana izabigenza neza. Mbyizereramo gutyo rero kugeza ubwo naje kugira umugisha, kuko nkikora akazi ko mu rugo hari umubyeyi waje kunkunda, ankunda kubera twari duhuriye mu nzu y'Imana. Noneho nkajya njya mu nzu y'Imana tugasenga. Noneho muri cya gihe naba mvuye mu kazi ko mu rugo, nkataha kuri uwo mubyeyi mu cyimbo cyo kujya iburasirazuba. Uwo mubyeyi rero aza kuhimuka, amaze kuhimuka ajya ahitwa mu Ruhango. Nza gusigarana nanone n'abandi babyeyi bankundiye muri ako kazi ko mu rugo, bangira inshuti, barambwira ati uri umwana mwiza, kuba twagufata tukakorera mu rugo nta kintu bidutwaye. Ubwo mba mpasigaye gutyo, nkajya ku kazi byakwanga, nanone nkataha muri urwo rugo. Nza kugira umugisha rero, Imana ikagiye ivugana nanjye ikambwira ati nzakubakira, nzaguha urugo. Nanone nkatangaruka kuri ya magambo ya Minyoni, nkavuga Imana ishobora gukora igitangaza kivugira, nanjye bikangeraho ikanyubakira. Ariko nanone nareba uburyo ki nazengurutse mu ngo z'abantu, kuko nubatse maze gukora mu ngo zirenga 17 mu kazi ko mu rugo hano mu mujyi wa Kigali, ko no mu ntara ndumva narajyagayo nko mu ngo nk'ebyiri. Ariko ndangije ndavuga inti byanze bikunze Imana nanjye izankorera igitangaza kivugira, umuryango babimenye, no mu bantu nakoreye babimenye. Ariko nanone nkagaruka inyuma nkavuga se ko mbona iminsi ibaye myinshi n'imyaka ibaye myinshi, si ibintu bizakunda kongera nkazana. Warireba gukumva imyaka yawe irenda kurenga, kuko buriya umukobwa yego yashikije imyaka 25 atari yubaka,
abenshi batangira bati se bizagenda gute, nzakurayo umugabo, yego. ugasanga nta basore bajyaga bakubenguka bakagutereta muri iyo myaka, muri icyo gihe nyine? baravuga sinamushobora nkurikije ibyo nabonye mu rugo. Yego. Nuko urugendo rurakomeje, ati umukobwa hari igihe ageramo akumva imyaka iramujyanye, ashaka kugira ngo ave mu cyiciro agere mu kindi. Urwo rwego rero, urwo rugendo n'ibyo bitangaza Imana yagiye gukorera hagati aho, nibyo tugira ngo turebe kugira ngo n'abantu, iki kiganiro kigamije kugira ngo kibere abantu inkomezi, kandi tunashimira Imana ko hari ibyo yakoze, kuko hari ubuzima ibasha kuvanamo umuntu ikamutereka mu bundi. Kuri ubu ngubu ndi kukubona hari umumama mwiza wambaye ibitenge byiza, mbese ahantu hose nta kibazo gihari. Urwo rugendo rero kugira ngo uzagere ku gitangaza cyawe. Noneho numvise warumbajije ngo iri myaka yanjye n'ingahe niba atari ibanga, ko kuyivuga ntabwo bijya bintera isoni. Ndibuka ko no mu buhamya naba naratambukije ndi kumwe n'umutware wanjye, naho nabashije kuyivuga. Imyaka ubu tuvugana n'imyaka 30, kandi maze imyaka 2 nubatse. Ni byiza cyane. Yego, urumva ubwo Imana yangiriye neza, mfite imyaka 28 nibwo nakoze mariage. Yego. Turebe rero wa mukozi wo mu rugo, wa wundi wazengurutse ingo ava mu rugo rumwe ajya mu rundi. Reka turebe noneho ibihe bikomeye utazibagirwa wagiriye muri ako kazi ko mu rugo. Uri umukobwa w'umunyamasengesho, hari utuntu ukeneye, uri gusenga, uri kubifatanya no gusenga. Ubwo buzima hagati aho ongera udusangizemo, wongere use nk'ubwira umuntu ukuntu ibihe utazibagirirwa muri ako kazi. Ibihe ntazibagirirwamo, urumva imyaka yanjye yari ibaye myinshi, yari ibaye imyaka 28 cyangwa se wenda 7 n'igice. Ni ukuvuga ngo ibihe ntazibagirirwamo, buriya kazi ko mu rugo harimo abantu baba bubaha abakozi, ariko kandi hariho n'abantu baba badaha agaciro abakozi. Rero hagati aho ngaho nagiye mpura n'abantu badaha agaciro, batampa agaciro cyangwa se ngo baha agaciro ubuzima bwanjye. Ukabona umuntu akuraje ahantu habi cyane kandi yari afite ahandi hantu yakuraza. Ikindi cya kabiri, ibintu nagiye mpuriramo nabyo, hari naho nagiye nkora nkarya ibishyimbo na kawunga gusa, kandi natetse isombe ari nanjye wayitetse, cyangwa natetse n'inyama. Ibyo bintu nkavuga nti se ibi bihugu nzabyibagirwa? Ese nshobora kubaka bino bintu bigahinduka nkabyibagirwa? Nyine narahasuzuguriwe cyane. Noneho bareba n'ukuntu ndi mukuru bikaba ikibazo, bakavuga ati se umuntu ungana gutya, nyine kubera ukuntu nanganaga nkasuzugurwa ku bw'icyo kintu, umuntu akabona ko bitari bikwiriye, kandi n'ubundi ndi mu rugo rwe nta kintu yabihinduraho. Rero narahasuzuguriwe cyane. Niyo mpamvu kenshi iyo nsenga njya nsengera abakozi bo mu rugo, kuko n'ibihe nabayemo, n'ibihe byankomereye, binsaba yuko nabasengera nabo hakagiramo abantu Imana itabara, Imana ikaba bugufi, bitewe n'ibihe biba bihari bitoroshye. Hari ikintu wari ukomeje ku kintu cy'ibyo guteka, ahenshi tujya tubibona nta bantu b'ababosi bigeze bayashaka kukubenguka, kuko urabona uri umukobwa mwiza, nta muntu wigeze agerageza icyo kintu. Ni ukuvuga ngo bitewe n'uko ngewe namye nsenga Imana, nafata amasengesho y'ibihe y'iminsi 3, kandi nkabasha gukiranuka mu gikoni, nkateka n'ubundi nkakora imirimo nshinzwe. Iyo minsi 3 nkayimara nsenga, cyangwa nkamara 2 nsenga, cyangwa se akazi naba nkashoje nkajya muri dushe nkasenga, cyangwa muri toilette nkasenga. Imana ikintu gikomeye yabashije kunkorera, yanshizeho igitinyiro gikomeye. Ntabwo ari uko wenda ari imbaraga zanjye, si uko wenda nifite imbaraga zo kuba nabuza umuntu kumbenguka, ahubwo ni Imana yahabaga
Imana ikandengera. Kandi ikindi cya kabiri, ntabwo nigize mbaho nambaye ubusa, nubwo naba ndi mu kazi ko mu rugo nari nzi kwambara nkikwiza ku buryo nta ruhande rwagaragara yuko nagushije umugabo wo muri urwo rugo. yego. Ikindi kintu abakoresha batajya bakunda kuvugaho rumwe, bamwe bavuga ko bakora ntibabone umushahara bakoreye, cyangwa se akakubwira ngo reka dukore mubikire. Icyo kintu ntiwigeze uhura nacyo cyo kuba wakora ntubone icyo wakoreye, ndavuga amafaranga wakoreye, kuguhigije, kuyakwima, kukwambura? Yego. Ni ukuvuga ngo ubundi iyo najyaga mu gukora ahantu narabanzaga nkicara n'unkoresha akabanza akambwira ibintu yanga, nkabyumva nkamubwira nti nzabikora hatavuyemo na kimwe, nanjye narangiza nkamubwira ikintu ntakunda n'icyo nkunda. Ubwo rero hagati aho ngaho namara kumubwira gutyo, akajya yambwira uti nta kibazo. Iyo ukwezi kwanjye kuzuraga, umuntu watindaga kunyishyura wenda yabaga ari nk'amezi abiri, ariko nta hantu na hamwe nigeze mbura umushahara wanjye ngo mbe natahira aho ngaho batanyishyuye. Kugenda rero kugira ngo uzahure na fiyanse wawe ari we mugabo wawe, ubu byagenze gute? Ni ukuvuga ngo wenda nibyo nari nagarutseho, nabanye n'abo babyeyi ba mbere, ndongera mbana n'aba kabiri, ariko mu kubana nabo ntabwo njyewe nabakoreraga, ntabwo ari akazi ko mu rugo nakoraga, ahubwo yabaga ari ukuntu nanjye ubwanjye ushobora gukunda umwana, nabona imico ye myiza, nabona ukuntu nta mico nibagira, nkaba namutunga iwanjye. Ni ukuvuga ngo ahantu muri urwo rugo rwa kabiri nagezemo, umubyeyi wabo umwadeperi n'umukristo ku Gasave, bivuga nta kibazo kibirimo. Ni umumama mwiza wambaye hafi, akajya ngira inama zibaho zikomeye, ikintu mama atigeze angiramo inama, aranyegera ngira inama, aba mama wanjye wa kabiri, ku buryo ari nawe waje kumushyingira, yabaye marene, aba umubyeyi wanjye, ni byose ubuzima bwanjye niko nabivuga. Ubwo nza kujya mu kazi Kibagabaga, niwe muntu wa nyuma nakoranye nawe w'umukobwa w'umurundi kazi, turabana. Tumaze kubana, wa mubyeyi wa mbere umwe twabanye akajya kuba mu Ruhango, aza kumpamagara, arambwira ati se ko twagiye dusengana kenshi, Imana ikavugaho ibintu bikomeye, Imana ikavuga ko iguhaye urugo, ikubakiye. Arambwira ati hari umusore njyewe wansabye yuko namurangira umukobwa mu bakobwa namye ndera, mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. None uwo muntu natanga nimero yawe. Ndangije ndamubwira nti nta kibazo, nimba wowe ubwawe mwarasenganye ukabona ko nta kibazo umeze neza, nimero yanjye uyimuhe. Ubwo bagutanzemo pasi? Urumva ko ari pasi, ni muri bwa buryo bwa kera. Yego, tubivuze nyine kugira ngo abantu babyumve, ariko nyine yakubereye umuranga. Yambereye umuranga. Yego, kuko umuranga aranga umugeni, naho pasi ni ibindi nako nari nshyize mu mbabarire. Ni ukugira ngo n'ab'iki gihe nyine babivuga muri izo mvugo nabo bisangemo nta kibazo. Ubwo rero nimero yanjye arangije arayitanga, amaze kuyitanga nka nyuma y'iminsi nk'itanu cyangwa se icyumweru, mbona umusore arampamagaye, kuko uwo mubyeyi yari yambwiye, arambwira ati uyu musore ni umunyeshuri, nta kazi afite, ariko kandi ni umukozi w'Imana, ni umuvugabutumwa. Ndaje ndamubwira icyo kirahagije, niba ari umuvugabutumwa nta kazi ari n'umunyeshuri, ibyo nta kintu bintwaye, icy'Imana yagambiriye n'ubundi yagisohoza. Ibyo bintu yabimbwiye nkorera Kibagabaga n'ubundi muri ka kazi ko mu rugo. Ariko ndi n'ubundi nkomeza kuri rya jambo rya Minyoni, mvuga Imana yakora ikintu gikomeye cyane ku buzima bwanjye, noneho ndushaho kumukurikirana. Ngira ngo ndabyizera, ndavuga nti wabona uyu muntu byanze bikunze Imana ishobora kugira ikintu ikora
bigahita bihura ikampa urugo nkava mwa kano kazi ko mu rugo. Telefone ye irampamagara, arangije arambwira ati ngende umuvugabutumwa, ndi umunyeshuri, ambwira ko yiga i Kibogora kuko niho yigaga ku kaminuza. Arambwira ati ariko ati nta kazi mfite, ati nge sinza mvuga ibintu byinshi, uwo nagutumyeho nzi ko yamvugiye ibintu byinshi. Tuje ndamubwira nti nta kibazo. Arambwira se wari uzi ko ndi umunyeshuri? Ambwira ntabyo narinzi, ndamubesha, ndamubwira ntabwo nari mbizi ko uri umunyeshuri. Ubwo rero bigeze nyuma tuza kuganira nyine, ndamubwira nta kibazo. Hashira nk'icyumweru, maze gushira icyumweru, arambwira ati ariko nifuzaga yuko twakundana ukambera umugore. Ajya yavuga noneho ikintu kimugenza. Noneho abivuze ndamubwira nti ntacyo, reka mbitekerezeho. Yego. Nkomeza kumukurikirana, turaganira, ambwira uko yavutse, ambwira uko yakuze, ambwira uko yize bigoye. Nagije ndavuga ibi rero Imana ibifashemo nanjye mba umuntu wafasha umuntu kuri iyi si, yenda akabana nawe nyine akamufasha ubuzima. Ndangije ndamwemerera, maze kumwemerera tujya twakundana gutyo, dukundana ni muri ka kazi ko mu rugo ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu 2022 nibwo nagiye kumwerekana mu rugo. Uwo munsi ni nabwo nasezeye akazi ko mu rugo. Ubwo nyine birangira gutyo njya mwa rwa rugo. Ubwo mwamenyanye uri muri ka kazi ko mu rugo. Yego. Buragiye, ubukwe buratashye. Nta pfunwe wumvaga uvuga uti ko se nkize uyu akaba yarize, cyangwa wagira ipfunwe avuga ati bagenzi banjye bazajya banseka, bavuga ati umugeni wanjye ni umukozi wo mu rugo? Ntabwo vuga ngo wenda hari igihe nabitekerejeho, ndavuga nti ese ntibishobora kuzambera ikibazo kuba nabana n'umusore wize nge ntarize. Amashuri yanjye nagerageje kwiga, wenda nta kintu gikomeye cyane cyayavuyemo, biza kuntera ikibazo. Ariko ndangije ndavuga nti niba ari Imana ibikoze, niba ari Imana inyubakiye, byanze bikunze nyine niyo nta ngaruka zindi zabaho. Urumva ngiye nashingiye kuvuga ngo ni Imana inyubakiye, kandi kuko ni nayo yanyubakiye, ko nabitekereje naje gusanga ariko bimeze. Yego. Ubukwe burabaye cyane, niko bimeze. Turagira ngo ntabwo dushaka kurambira abantu, ahubwo turashaka gushinga intahe cyangwa se gutanga ubuhamya ko Imana igira neza aho waba uri hose, ikuzirikana kandi ugomba kwihanganira ahantu uri. Wewe uri kuvuga uti ndi mu kazi ko mu rugo, nta bibi wahuriyemo, hari wahuye n'ababosi batari beza, avuga ati banyambuye amezi angahe 3, bandaje hanze, bangaburiye ibiryo bitari byiza. Ariko uko biri wowe Imana, nubwo wari uri muri ako kazi abantu bafata nk'agasuzuguritse, hari ibyo wahuriyemo nabyo byiza abandi batabona. Ariko turagira ngo noneho uhe inama abantu bari mu byiciro bitandukanye, cyane cyane bitandukanye by'ubuzima, kandi bategereje Imana izabagira neza. Kandi nabwira abakobwa cyangwa nkabwira abasore, mu ijuru hari Imana ijya igira neza, itarebye kavukire y'umuntu, itarebye imyaka y'umuntu. Imana ikakugirira neza nta kintu irebyeho. Imana ntabwo igira obanura ku butoni. Imana yangiriye neza ikankura mu kazi ko mu rugo. Buri wese nagire kwizera, agire kwihangana, kandi ikindi cya kabiri bagire kuba imbere y'Imana. Kenshi Imana izabagirira neza, Imana izabitabara. Ikindi nagaruka ku bakozi bo mu rugo, nibagire kwizera, nibagire ibyiringiro, kuko hari igihe usanga umukozi wo mu rugo ugasanga akoze ibintu bibi, ugasanga nta kiranutse mu kazi arimo, kubwo kwiheba no kwiganyira,
abona yuko ubuzima butazahinduka, ntabwo ariko bimeze. Ubuzima burahinduka, byose n'Imana ibikora. yego Imana ijya igirira neza umuntu, niyo waba uri mu kazi ko mu rugo, gira gukomera, kandi muri ako kazi urimo uri imbere y'Imana, ujye usenga Imana, uyinginge. Imana irumva, ni Imana itarobanura ku butoni. Njyewe ubwanjye, niba Imana yarabashije kumpa umugabo, ikampa umugabo wize, njye ntarize, noneho mvuka no mu miryango mibi, imiryango ibamo amakimbirane, ibyo bintu Imana ntibirebeho, yarangiza ikanyubakira. Izi saha ntabwo navuga ngo ndi mu bantu bubatse nabi, kuko nubwo naba ntarize ariko nubakanye n'umutware wanjye neza. Ibyo bintu ni Imana ibikora, ibyo bintu ni Imana ijya ibigenza gutyo. Nibagire kwizera kandi babe imbere y'Imana, Imana izabarengera, Imana izabatabara. hari ikintu kindi mbere wenda yuko dusoza. Yego, Imana n'ubundi iguha umugisha kubwo ikiganiro duhaye, ariko abantu benshi bagiye bibaza bati ni gute Imana yagirira neza umuntu gutya, ikamuvana ikamutoranya muri ba bandi. Hari benshi bize nabo bagitegereje, usanga ubundi bipfira he kugira ngo umuntu abone umuntu. We wavuze uti nkimubona, twavuganye kuri telefone, numva njemo, numva ni iki kikubwira umuntu ko uwo muzabana ko ari uw'ukuri, bitagendeye ku buhanuzi wenda, kuko wowe usenga birumvikana, harimo amakuru ugenda wakira nk'umuntu utarasenze avuga ati umuntu wa nyawe ni uyu nguyu. Ikintu cya mbere ni ukwirinda guhubuka. Niba umenyanye n'umusore cyangwa umenyanye n'umukobwa, banza uganire nawe kenshi, wumve ibitekerezo bye, umwiteho cyane utarangaye, kuko nanjye niko nabigenje, wenda ntanitaye kuvuga ngo Imana yarambwiye. Wumve ibintu avuga, wumve ibitekerezo bye ahantu biganisha, wumve uko bihagaze. Byanze bikunze mu bintu azakubwira no mu buryo muzaganiramo, uzatoramo ikintu gishobora kukwemeza kubana n'uwo muntu. Kandi ikindi cya kabiri, ikintu nabwira abantu, ntabwo kubaka urugo ari isura, ntabwo kubaka urugo ari uburebure cyangwa se ubugufi. Kubaka urugo ni umutima muzima, ni umutima mwiza, utarebeye ku isura. Kuko ushobora kurebera ku isura ukabona isura nzima, ariko umutima nta mutima uhari. Ugomba ibyo bintu byose kubigenzura, ibyo bintu byose ukabirebaho, ukajya wamenya niba uwo muntu yakubera uw'umumaro. Urakoze cyane Chantal ku kiganiro uduhaye. Ubwo abandi bazagira ibibazo, ni umunyamasengesho, ni umunyamasengesho kandi ni umumama mwiza, agira n'impuguro mwiza. Muri comment section tubapiningamo nimero ye, muzamuvugishe, ariko yanayitwibwirira kugira ngo azabaheshe umugisha, musengane kuri telefone cyangwa bagire n'inama. Yego, nimero yanjye ni 078314 ni 078314 Yego, urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Amen.